nubwo ndi kubwira ariko nabuze ndumva biragenda bite ko harya nubwo ndi kuzana ibintu nk'ibi ngibi nibutse ko ndi gushaka inzu hari akagabo mbonye kabyinnye akagoma wajya wakabaza mwumva ko kaba gafite kumabagarikana ikindi cyapa kirangira abagenzi icyo upfa n'abanyarwanda rero kutimwicigiye na gahunda akitonde nakwica gahunda kubera iki wasanga gahunda ngufitiye ari intungamubiri kuri wowe urashaka gahunda ese urabona utaramugaye ahubwo namugajwe n'iki reba ukuntu umeze yegura umubosi ariko ikintu mukeneye wowe ni uzi n'ikindi ibyo uzabibwire nyuma yanze twumvikana ariko ukuvuga ngo inzu urashaka inzu nyine nawe ifite se noneho mbonye umva se mubikije mubiki wowe yego urakennye ayo mafaranga nshobora kuyaguha akakugira akantu gakomeye cyane ndabizi ko umuryango wawe mbwira ukuntu ugiye kunyubakira inzu rero umva rero shaka inzu nkajya nkwishyura buri kwezi amafaranga menshi cyane urabizi n'ikindi ase mubiki wowe vuga ibintu byumvikana vana igendere wowe ambo ufite inzu ikodeshwa ndayifite ibyo nakubwira ndagira umwodesha inzu hanyuma se ko mbona usa n'abajuru zayikodesha ushoresha ako se wa mubosi we nuko mwakira abantu murajya tukwakiza ifi n'ifiriti ku isosi tukwakiza n'ibinyobwa se uragira ngo tugufate nk'amata bashitubwiye ngo zana katine ibyo biye bebo urabona wabona yo gukodesha inzu sha uzi n'ikindi baca umugani mu gifaransa ngo rakasa de papier ni ukuvuga ngo ikintu nagusabye ni inzu ibyo by'amafiriti jewe nta nubwo nyakunda njyewe nkeneye kubona aho ndyama ubundi nkakwishyura ku kwezi kwawe kuza ikindi tuvuga na bosi ariko ubundi wakibeshya kiriya gikoni cyanjye ko cyabuze ukijya gutekereza iki nyine karibu kiriya nsanze ibintu nari ndimo ari amafuti ahubwo tugende nkwereka inzu urebe inzu yanjye iba ari inzu nziza umva irimo ibintu bikomeye cyane irimo icyumba na hoteli irimo salo na salamanje irimo n'urusenda irimo n'abakobwa n'amarogi arimo byegira inzu zimeze neza ibintu byose ese ko mbizi neza irimo akabari na mucoma inzu yanjye umvemo umukobwa uyigejejemo ntabwo yagucika nta kibazo njyewe nkeneye ibintu byose urabona ko inzu yanjye ari ndende uraje naho se wagize ngo wa mukire wanjye we inzu nida uraza kuyishima ahangaha niho uzanye ngo harimo hoteli n'iki n'ibiki umva ye none se uragira ngo ujyane muri convention 5,000 wambwiye nabyo bitarimo n'ikiro cy'umuceri nibyo wavuga uragira ngo ujyane muri wapi uragira ngo ujyane convention wapi urusuragira ngo ujyane amufite amafaranga ngaya yatuma ngujyana convention nubwo ndi umukene njya nkunda koga ubu se tuzi inzu uraje urayishima wowe ahubwo tutaragera muri ibi kanje mubwira amategeko agenga y'inzu inzu igenga amategeko yanjye yo kanya kubwira na amategeko agera kuri 3 itegeko rya mbere ntugomba kurya umuceri nari imyumbati itegeko rya kabiri ntugomba koga kabiri ku munsi kandi noga rimwe mu cyumweru irya gatatu indayo uzajya uzana tuzaje tuyisangira gusa umukobwa najya muzana tukamusangira amafaranga ari nduri bumwishyura si yaba ari ngewe warangiza ngo ubundi nk'izi nzu nizije ziburana n'ubupusi imbeba iki ntabesha se wapi nta na simiriho n'imbere nta gukoropa no gukubura ngewe nubwo ndi umunyacyaro hakunda umunyacyaro w'isuku ngaho se musore sima wubatse uri gusagira mu isambu sima wubatse rese sha uzi ko wasaze tuzi ujye mu nzu kandi ujye muyishimire ndabizi ko uyishimiye cyane y'abantu uraza kubibona reka baze tuvugane ubundi reka nkubaze iki ni igikoni n'inzu n'iki uzi ko mbonyemo imbeba 45 ubu si imbeba tuvuge ko ari tungo wanyororeyemo nzaza nkarya urarinda uhakana imbeba uvuga ngo imbeba irimo ibipimo 5 humura nawe nagushyiremo umurinzi uzajya ugufasha ntabwo uzongera kujya guta imyenda mu kimoteri uzajya ihita yigutwaza nta kibazo by'imbeba ndabyemeye ntari iki gihe umusibi ibiheri byajya bikurya guhera mu gitondo saa sita nijoro ukamubwira ngo wabona umubiri reka abantu mwarasaze ugenda gushyiraho umuntu uzajya ukumasa ugukorera massage mu gihe ucicaye mu buriri uryamye mpanagusha abandi birirwa batanga amaraso mu bigo by'ubuzima noneho ugiye kujya ubona uyakugabanyiriza ahubwo niyo service urayinyishyura bivuze ngo nabyo ni umuntu umasa
ubuse umuntu wakomasa akagukuramo amaraso abaho warangiza ngo ibiheri ibi ni ibiheri ntago ari umuntu jya utandukanya ibiheri n'umuntu none se ubu ngubu niba ari ibiheri naribi tugende. Oh my God. iyi njangwe boss njyewe nakubwiye ko nkeneye kurya injangwe cyangwa nayo kandi ndayitinya nayo nshaka muhano. hari ukuntu igipangayi gikojejemo nk'ishyirekana igendera ndabaza abapangayi nta bwenge bagereka ngo si amatungo yawe wororeyemo ntabwo nyashoboye banza uyakundure uyakuremo ngomeze mbe mu ikode ryawe ubundi mwishyura nk'abantu turumvikana Umvikane ko radiyo yapfuye cyangwa yashizemo amabuzi n'ikindi ngaho twashize ubwenge kugenga iyi Oh my God. none se ntagenda ko ni inzu wayanze humura hari n'izindi zitaraza none urayanze kandi igende njye gushaka abandi bayikeneye ariko twumvikane basi ngwino twumvikane ayo ushaka yose ndayaguha ariko umpa inzu ubu se urabona koko iyi Kigali wayibamo gute nawe ufite urara rigori sinzi imenyereye ayo cyose ndayemera sibyo boss hari igihe n'ibipanga iby'iki gihe biba bitumva ubundi wagenda nkakinyuzamo nk'isheshatu nticyakodesha inzu ukishimira reka nza tubonane sha wambwa ababozi b'iki gihe baranduranye inzu nta mpamvu n'icyumweru atangiye kuzana ibintu byo kunkubita iyi nzu nta nubwo agiye nyishoboye